maze usenge sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, ibintu byose ku murongo bikugoye, Imana iragukunda ntabwo yaguhana. Imana iragukunda ntabwo yaguhana, yibwire byose ku murongo bikugoye. Yesu ashimwe bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi turi kumwe mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Turiho turiga muri ino minsi gusenga. Abantu bose ni abanyamasengesho, abantu bose bavuga ko basenga, ariko gusenga ni umurimo ukomeye. Niyo mpamvu muri Luka 11 cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka 11 murongo wa mbere, harimo umwigishwa wa Yesu wamusabye ngo twigishe gusenga. Yesu ntiyabisuzugura, nawe aramwigisha. Uyu munsi rero reka twige icyigisho kivuga ngo kuba umunyamasengesho ugamije cyangwa ushaka kwegukana intsinzi, victoire remarquable, kugira gutsinda, kuba umunyamasengesho. Ese icyo umuntu atsinda ni igiki mu masengesho? Ikintu cya mbere gitsindwa mu masengesho, cya mbere na mbere, ni ukubanza kwitsinda ubwawe, kubanza kwitegeka ubwawe. Tujya twumva ngo ibihande bitatu turwana nabyo, ngo ari isi, hakaba umubiri, hakaba na satani. Mu by'ukuri umubiri urarwana, umubiri ugira imbaraga. Iyo ushatse nko kwigiriza, umubiri urakurwanya, ukagutera kugira inyota. Iyo utajya kugura amandazi ku muhanda cyangwa kugura ubunyobwa, ariko mu masengesho yo kwigiriza ubonye utunyobwa wumva udushaka, iyo ubonye amandazi wumva uyashaka, iyo ubonye akantu kose, nubwo haba bimwe ngo by'ibidiya utashobora kuba warya uri umuntu mukuru, ariko iyo ukibonye wumva ugishaka, kubera yuko umubiri uba uriho ukurwanya. Ariko turashaka kuba abanyamasengesho bagamije intsinzi, gutsinda satani, gutsinda isi no gutsinda umubiri. Reka dusome muri Bibiliya igitabo cya Daniyeli ibice 6 umurongo w'10. Biravuze ngo nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko 11. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Daniyeli ntabwo yasengejwe n'uko urwandiko rwashyizweho itegeko, rwashyizeho umukono. Daniyeli ntabwo yasengejwe n'uko intambara zihagurutse, ahubwo yari asanzwe asenga. No murongo ndawukunda cyane kuko ngo akomeza kujya apfukama 3 ku munsi nk'uko yari asanzwe abigenza. Daniyeli yagiye i Babuloni ari umuyuda wanyazwe, ariko ko kwiyegurira Imana, kwirundumurira se mu Mana, se perdre en Dieu, to surrender, kwitangira Imana, kwiyanga akemera no gupfa kubera Imana, kwanga ibyari inyungu ze, kwanga kurya ifunguro ry'ubwami n'umusaba umwami yanywagaho, kandi akanizera Imana ye cyane, byatumye aba guverineri w'intara i Babuloni. Kandi nk'uko Bibiliya ibivuga, yayoboye ku ngoma z'abami 3, Nebukadinezari, umuhungu we Beliteshazari na Dariyusi. Wakwibaza uti ni gute umunyagano yayoboye ku ngoma 3? Nuko ari kumwe n'Imana, ayubaha, ayisenga. Iyo usenze Imana irakuzamura, kandi iyo Imana ikuzamuye ntawe ubasha kukumanura. Amen. Iyo Imana ikuzamuye, iyo usenze Imana neza, ukayiyegurira mu ntambara, mu bibazo bikomeye biruhije byose, ukiyegurira Imana. Amen. Imana irakuzamura, kandi iyo ikuzamuye nta muntu n'umwe ushobora kukumanura. Ariko iyo Imana ikumanuye nanone ntawakuzamura. Nubwo yari afite imirimo myinshi, kandi ariko ari umunyamasengesho w'umwuga. Yasengaga buri gihe, agake yasengaga kari 3 ku munsi. Intsinzi yarabonetse, n'ibibazo birashira, n'urugamba rurashira, ariko ntabwo yigeze areka gusenga. Dufite igerageza muri ino minsi cyitwa ngo gusubizwa. Ibintu byadutse muri ino minsi, byadukanywe n'abantu batazi Imana, byadukanywe tuzabyigaho nyuma. Hari ubundi bwami bwihishe inyuma yabyo, ariko ntabwo abantu babubona. Ariko nitubona umwanya tuzagenda tubyigaho, hasi nitubona aho tubyigishiriza. Ariko hari ubwami bwihishe inyuma y'itorero, bwihishe inyuma y'abanyamasengesho, buvangavanga
bushyiramo indi myigishirize buvuga ngo niba umuntu ngo yashubijwe ngo ntabwo azagaruka gusenga, kandi wanareba icyo yashubijwe ukakibura. Ubundi mu by'ukuri nta buryo dusengera ari iby'abanyabyaha bahaze kandi badasenga. Usanga umuntu amaze igihe yiyica ngo arasengera ngo inzu, ngo arasengera ngo imodoka, ngo arasengera ngo ibi n'ibi, ngo amaviza n'ibindi. Mu by'ukuri ibintu abantu ba hano hanze bashobora kubona badasenze ntabwo aribyo bituraza mu mashyamba cyangwa se ngo bituraza amajoro. Dusenga kugira ngo tugire ubwiza bw'Imana, dusenga kugira ngo tugirane umubano mwiza n'Imana, dusenga kugira ngo dukomere mu by'Imana. Ubwiza bw'Imana n'igitinyiro cy'Imana n'icyubahiro cy'Imana ntabwo wabibona kubera ko ufite doctora, oya, ntibyashoboka. Ntabwo icyubahiro cy'Imana wakibona ngo nuko ufite profesora, ahubwo ubwiza bw'Imana buturuka mu masengesho n'icyubahiro cy'Imana. Amen. Abantu bajya bagira ngo gusenga, abantu basenga ngo nibo bakene. Ntabwo baba ari abakene. Reka turebe nka Eliya yari umusuhuke wita ishubi, umuntu w'igaleyadi, ariko ageze ibwami nubwo yari umusuhuke n'umuntu wahunze inzara, ariko ahageze yarategetse, aravuga ngo ndategetse imvura ntizongera kugwa nta n'ikime kugeza igihe muzakuramo ibyaha biri mu gihugu cyanyu. Igihugu cyahuye n'amapfa, abantu barasonza, barya ibitaribwa, ariko undi yari yibereye ku kagezi k'ikereti atuje. Mu gitondo yabonaga porte manger iturutse mu gihugu cyo mu ijuru, irimo inyama zikaranze neza, ziri muri porte manger ya zahabu yo mu ijuru, izanywe na taxi y'ibikona. Aleluya. Bigatereka, akarya ubugari bushyushye n'inyama mu gitondo, nimugoroba akongera akarya ubugari bushyushye n'inyama mu gitondo, akanywa amazi yo kagezi k'ikereti. Abandi barumagaye, abandi baragowe. Umuntu w'Imana, Imana iramuhisha quelque part, nubwo haba ari ibibazo bikomeye gute, ariko haba ari munsi y'amababa y'Imana. Nagira ngo mbinye mwikomeze ku Mana. Burya aririmba neza ngo wongera nikomeza ngo nawe ni Kristo, ngo reka mubashimire ngo Yesu niwe umpagije. Ngo nubwo abisi ari abatunzi, ngo Yesu niwe umpagije, ngo afite igihe gitoya ngo arampaza wenyine. Amen. Aleluya. Daniel yasenga 3 ku munsi, nubwo yari umuyobozi, ariko yasenga 3 ku munsi, ku manywa, saa 6. Reka yenda hari duhere mu gitondo yasenga mu gitondo, agasenga saa 6, agasenga na nimugoroba. Niba ushaka kuba umunyamasengesho w'umutsinzi igakuzinduka, byaba byiza ugiye ubyuka kare ugasenga. Mariko 1:35 haravuga ngo nuko umuseke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Umunyamasengesho cyangwa ushaka kuba we, ni byiza kumenya ko buri gihe umunyamasengesho ugamije intsinzi, mbere y'uko avugana n'abantu aba ari bo bose, abanza kuvugana n'Imana ye, igakuzinduka usenge. Saa 6 ku manywa, uko ugaburira umubiri bari kugaburira n'ubugingo. Niba wasenze neza mu gitondo, bigereranye nk'umuntu wafashe potage mu gitondo n'umureti n'imigati akaba yasamuye mu gitondo. Iyo rero saa 6 ku manywa uba yumva shonje, imbaraga zitangiye kugabanuka. Ni kimwe no gufata amafunguro. Iyo wasenze mu gitondo uba uri kimwe n'umuntu wafashe amafunguro ya mu gitondo nyine y'icyayi, omelette, amata, potage n'ibindi. Iyo rero saa 6 nyine wumva ushonje cyane, bikagusaba gufata andi mafunguro. No mu buryo bw'umwuka ni kimwe. Ni byiza ko usenga saa 6 nka Daniel. Jya mu kiruhuko usigaze iminota nka 20, ya minota wateragamo ibiparu wiherere. Muri ibyo evangelique bivuga ngo ufate umwanya uherere maze usenge, ngo suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Iminota 20 isigaze ujye ahantu quelque part wiherere. Amen. Ubwira Imana, ushimira Imana ibyabayeho, iragize n'ibisigaye imbere. Vugana na Yesu, senga Imana Data, hamagara Mwuka Wera agufashe. Byaba byiza uririmbye n'akaririmbo, urugero ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Umunyamasengesho ntabwo asenga kuko afite umwanya uhagije, ahubwo dusenga kuko tuzi umumaro wo gusenga, kandi gusenga bifite umumaro uruta ibyo kurya turya ndetse n'ibyo kunywa tunywa. Aha ni mu gitondo na saa 6. Saa 6 ni isaha yawe nziza yo kwisengera ubwira Imana ibyawe. Nagira ngo nkwinginge mwene data munyamasengesho, bantu b'Imana,
ngo dutera intambwe tw'abanyamasengesho badasengera ibibazo badasengera ngo nuko dufite intambara ngo dufite ibigeragezo abantu bose ngo bafite ibigeragezo abantu bose ngo bafite intambara abantu bose ngo bafite ibibazo ngo niyo mpamvu ngo birirwa birukanka imisozi oya senga Imana kuko yizi senga Imana kuko uyikunda senga ugamije intsinzi nose mu gitabo cya Zakariya Tanefo mamu uyawunde muri Cameroon cyitwa ngo Chemin de la Prière Victorieuse arabaho gusenga ntusubizwe ngo cela montre qu'il y a un danger spirituel ngo bibe bigaragaza yuko hagati yawe n'Imana harimo ikitagenda ubundi Imana y'amasengesho yagezeho iteka ire yasubiza nta mpamvu yo kumumeke ngo urakare ngo Imana ngo hanze gusubiza kudasenga rero gusenga buke cyangwa se gusenga nabi ino minsi hadutse ibintu byo gusenga ibintu byadutse ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho nta sengesho ngo ry'umuteja ngo ribaho n'ibindi ariko ushatse kubwira ngo gusenga tugenda tuziga icyisho cyo gutindana n'Imana ariko ujye utegura akanya gutindana n'Imana kandi ujye ugaruka imbere yayo kenshi iyo umuntu adasenga cyangwa asenga buke cyangwa se agasenga nabi abo bantu bombi bose bameze kimwe iyo udasenga ubwiye Satani ngo ngwino mu itorero urivuyange ukora ibyo ushaka ngwino mu gihugu ukivuyange ukora ibyo ushaka umunyamasengesho umwe gusa arahagije gutuma igihugu kigira umutekano umunyamasengesho umwe gusa arahagije kugira ngo igihugu kigira amahoro ujya wibuka Elisa yarariye igihugu cyabo yajyaga abwira umwami ati dore Isiriya bagiye gutera kandi bazatera ibunaka umwami akoherezayo ingabo zageraho zigasanga niko bimeze koko Bibiliya iravuga ngo si rimwe sikayiri wakiraga muri ubwo buryo amen uyu munsi reka umunyamasengesho uhagarariye igihugu reka umunyamasengesho uhagarariye itorero reka umunyamasengesho ugamije intsinzi victoire remarquable umunyamasengesho ugamije intsinzi kandi si intsinzi yawe ku giti yawe intsinzi y'itorero intsinzi y'igihugu icyubahiro kigaruke ku itorero icyubahiro kigaruke ku gihugu Yesu yamamare Yesu amenyekane kandi abanyamasengesho bagira agaciro reka tugarukira hano kano kanya tuzakomeza gusenga ni umurimo munini Yesu abahe umugisha utagabanije korali mwumvise iririmba muri background ni korali evangelique Cyarwa Imana ibahe umugisha mwari kumwe na mwene so Karorero Christophe amen.